umurabyo ngo pa umurabyo kubise ibintu ngo turi biba biraturitse bimaze guturika umugore wo kwanje yaguye nka hariya kiruri kuza ngo uriye niwe waje afata ubwo n'umukazana we agira gutya ahitaho kwagukanura ahita bagutya agezaho ababaye ngo kakanu kagiraga gutya bakarahagaze inkuba yakuye ngo gisite cyacyukuye mu cyumba mu nzira hatakura hakujya wacu iratakura irapfumura inzu ica mu gisenge cy'inzu irapfumukira agenda ubundi abakibona ngo ntigisake ki none se wenda wewe wahuye nayo sibyo wowe wahuye nayo yaragukubise wayibonye ko kari isake nabonye ari ikintu kimeze nk'igisake ariko ntabwo ngo nahise mpera kintera hasi bose nakibonye siko n'isoko isake ko cyahise kimubita intera hanze mu mbano y'abandaruye anja yego muraho neza yego mbere na mbere tubanje kubihanganisha iyi ni televiziyo yitwa ATV Rwanda twabasuye kubwibazo mwagize hanyuma rero twagiraga mutubwire mu ncamake ese byagenze bite byatangiye ryari byabaye ryari hangane gato tangira mutwibwira rero yitwa Munyazesa Marite muratangira mutwibwira amazina yanyu none munatureba witwa Munyazesa Marite murenge wa Mutenderi bari kwa Muzingiro umudugudu wa Shagasha yego warutubwiye ngo ndi gushaka yamenye kwa kane na mahugurwa nari ndimo ngo ngeze ahangaha mu rugo ngendanira mbere ku buryo gake ndamubitsaho amaso maze gutahura arambwira ati rero ugiye kurya ndamubwira ati ko bigishyushye ubiteretse aho ngaho naje ndarya haciye akanya gatoya imvura irakubye maze gukuba araza anyicara iruhande asa nk'ubikinda ari kunganiriza ngiye nsa nk'ufata agatotsi gakeya numva inkuba irakubise nabimenya uko ari ngewe yafashe ka gatotsi kari kamfashe kamvuyemo ubwo ndwana nayo mu buriro aho ngaho indekuye ubwo ndebye ku ruhande umuntu wari uri impande yanjye nsanga ko bitsinda byarangije ubwo neguye akaboko k'uburyo akaboko nsanga yagafashe n'akaguru k'ubumoso rwihagurutsa mvuze induru kugira ngo banabare muri iyo mvura abantu babashe kongeraho n'abana banjye ndabatuma bajya kureba abanyabuzima na senefu w'umudugudu bari bari kumwe mbona baranabaye ubwo baraza basanga umuntu yapfuye kare hanyuma tubwire watubwiye ngo hari aho wageze urwana nayo wayiboneye n'amaso neza ntabwo nayibonye ariko uko yamfashe ngiye ntabwo yafashe umutima narwanaga nayo nyine ndi kugira ngo ndebe ko yandekura biranga iragumya iranuna ifata amaguru yose yashyira mu ijosi ubwo yarekuye ndambuye nibwo nabyutse ngaruye ubwenge reba uwo twari kumwe nsanga yapfuye ubwo mba ndahamagaye turatabaje ubuyobozi butugeraho ubuyobozi butanga ubufasha n'ubuyobozi bwo hejuru butugeraho ubwo inkuru irambuye niyo ngiyo bwire nyakwigendera amazina ye yitwaga nde bamwitaga Maniragena Rashid ari mufitanye abana bangahe dufitanye abana 3 n'uruhe ruhare yari afite mu muryango cyane cyane mu rwego rwo gutuma mu muryango wanyu ufite ubona imibereho yatunga urugo kuvuga ngo ikintu yari afite ubwenge bwo kubeshaho abana be dufatanije nta makimbirane yari arimo nta n'induru nta n'uwo mu mudugudu yatukaga yari umuntu mwiza rwose none se
ko hari igihe tubwirwa amakuru na minema cyane cyane ku bijyanye no kwirinda ibiza bitandukanye harimo n'izo nkuba nk'ikoreshwa rya telefoni radiyo nta na kimwe muri byo byari biriho ko tubona hano kuri ino nzu yanyu ifite amashanyarazi. yewe telefone yari icometseho nabaje nyikuraho nyirambika hasi mbere yuko inkuba zitangira gukubitana nayikuyeho kare imvura igiye gukuba ahubwo yenda ikintu nibagiwe ni ukukupa. Hanyuma kuri ubu ngubu abana ufite umuto afite imyaka ingahe umukuru afite imyaka ingahe? uwa mbere afite imyaka 12 uwo mfite ahangaha ariko ni umugore wa mbere twananiranywe ariko bwite ku giti cye yari afite abana 2 hano umwe yarapfuye. Mu basize umuto angana iki? wasize muto afite imyaka 3 n'amezi yazarangize imyaka 4 mu kwa gatandatu kuri tariki 6. Hanyuma ku ruhande rw'ubuyobozi ubona ari iki bwagufasha? bwamfasha ku mibereho y'abo bana. Gute rero? abona ko nta mugaburira abana yewe ntabwo najya mbasha kujya mbatekera ngo mbamenyere buri kimwe cyose mbakorera amasuku. abona bamwe bigaga ntabwo nakwirirwana nabo ngo bishoboke nanjye nayo mihigi yo gushaka amafaranga gake gake ngo ndebe ko urugo rwatera imbere. none ubu ngubu rero ubuhigi bwanjye burangiriye hano. Mu bijyanye n'imibereho yanjye kunarimbayeho yewe nagendaga ngashaka icyo kurya n'umugore akakora hirya akazana tukarya nta kibazo. Bivuze ngo nta masambu nta yindi n'imitungo mwari mufite usiye kuba muca inshuro? Guca inshuro ho nta muntu udaca inshuro. ubu ngubu nta muntu yihaza mu bintu byose ariko bimwe nari mfite byabatungaga ariko tugakorera no hanze kugira ngo turebe uburyo twagira aho twagera. Ubuyobozi bugufasha iki? ikintu bwamfasha agiye ni ukundebera ubuki dusobanurire. ubuyobozi icyo bwamfasha ni ukumfasha kuri aba bana ko nsigaye njyenyine ntabwo nabashobora njyenyine. Icyo ubona bwagufasha ni iki cy'ingenzi? wenda bukamenyera uburyo bigamo ukamenya imibereho mbese ukuntu mubayeho muri make. Ubu wowe ufite imyaka ingahe? 36. Twibutse imyaka yanyu. Umugore yari afite 34. Yego. Afite 36. Amazina yawe? Munyazesa Marite. Murakoze. Munyazesa Marite. Munyazesa Marite. Murakoze cyane. Kandi dukomeje kubihanganisha. Nzi neza yuko ibyo byifuzo byanyu byose hari ababishinzwe ibijyanye n'imibereho myiza y'abaturage byanga byakunda rigiye imwe bizabonera igisubizo. Tugarutse inyuma se ubuyobozi bwabasuye? Ubuyobozi bwasuye ubuyobozi bw'umurenge ubuyobozi bw'akagari ndetse n'ubw'umudugudu bwasuye nta kibazo. Murakoze cyane. Tubwire rero ubu rupfu ndaho ariko ni gake bitewe n'ibibazo twahuye nabyo ariko mu bundi buzima nyine ko bisanzwe. mwamenye mute se uru rupfu rwa nyakwigendera? Rwa nyakwigendera tujya kurumenya general ahantu ku muturanyi umaze kuhagera ubwo tubona hari imirabyo myinshi. ubwo iyo mirabyo imaze kurabya nibwo nababwiye ati ni mutuka amatara. yari umunyabuzima aho hantu narindi babita Mukamusoni Veranse. noneho ubwo mu kanya twumve inkuba irakubise ikubiseho ahandi n'ubundi handi yakupiraga ya matara atari nkano ati amatara yanjye arashwanyaguritse. ubwo ndababwira ariko nubwo ikubise ntibanze ikubise umuhungu wanyu nimukingure murebe. ubwo bahise bakingura umuhungu bita Dushima bamubarira ati je ndiho atahubwo ronje yanjye niyo yangiritse. ubwo mu gihe tukivugana uko nguko bari kumbwira atari ko ufite ubwoba bwinshi nibwo haje abana biruka bo kuri uyu mugabo baza muri iyo mvura kumva bari gukomanga. noneho ubwo uwo mugabo ndamubwira nti nakubwiye ko bitarangiriye aho cyo abantu baje mu mvura hari ikibazo. ubwo bimaze kugenda gutyo nibwo abana yirukanse uwo mudamu arabakingurira amaze kubakingurira abana bati ni mudutabare mama dusize apfuye kandi na papa inkuba aramukubise nawe dusize ameze nk'ugiye gupfa.
ubwo twahise tuza muri iyo mvura ubwo mu rugo nanjye twari duturanye n'ubundi nahise nkata kwa mukeba wanjye ndabakomangira abantu bose bari bari mu nzu bacinze nyine baryamye ubwo uko nakamukomangiye kwa Maritini umugore arapfuye na Maritini ntibongera mukubise n'umutebuke dutabara ubwo ngiye no mu rugo ngiye umugabo wo mu rugo n'umutebuke ubwo dukomerezamo tuza kwiruka ubwo je n'uwo munyabuzima n'ubundi twaje duhita twinjira mu cyumba ubwo twakinjiye mu cyumba umugabo n'ubundi yari ari gutakamba ari kuvuga ati irankubise nawe iramukubita umukuraho narinjya aho twari turi kuntuze ku buriri kuko ngo yabanje kuryama ahantu bari muri salo abona imirabyo iri kurabya nyinshi ngo agira ubwoba agize ubwoba ajya mu cyumba cy'umugabo we n'ubundi yari arimo ubwo nibwo n'ubundi byanze bibuze ubusa ubwo umva ubwoba bwari bwamutashye n'ubundi kuva kure ubwo bimaze kumumukuraho yamukubise imumukuraho ngo imutanke munsi y'urugi ubwo birangiye n'ubundi bamusubiza aho ngaho ku buriri dusanga umugore araryamye n'ubundi atari kwikoma turakomakomye barakorakoye hose ubundi ko hari agatsi kari gutera uwacu ubwo nahise nigira inama ndavuga ati dufite nimero z'umuyobozi w'akagari nahise mpamagara gitifu umunyabuzima nawe ahita ahamagara ku ntuze ku kigo nderabuzima gitifu ndamwarambaza ati ese sinati bimeze bite mubwira nti mu mudugudu wacu duhuye n'ikibazo ese kimeze gute inkuba irakubise ikubise mu rugo rw'umugabo bita Maritini ikubise umugore arapfuye n'umugabo turabona n'ubundi nawe yamukubise nta buzima afite bimeze nabi nambwira ati rero nze nkora ubutabazi turebe ukuntu bahagera bakajyana abo bantu kwa muganga umugore we ntiyarangije gushiramo umwuka ubwo gitifu nawe yahise ahamagara ku murenge n'ubundi ubwo ku murenge urumva ko bahamagaye akarere gitifu n'abo ku murenge bahise batugeraho ako kanya nabo ntabwo batinze bamaze kutugeraho tukambaza uko bimeze n'ubundi tukamubwira bahamagara uwo mugabo we bamubaza amakuru uko ameze ubwo ambilanse mu kanya yahise ihagera ubwo ikihagera ariko mu kandi kanya gake haza umuturanyi nawe kuri ruriya rugo hano nawe ari hano araza ati nanjye ntiba yankubise ati ndumva ntameze neza ati nanjye ntiba yankubise ubwo nawe abagira urenzeho urundi rugo nanone epfo yaho hari umuhungu nawe bati nawe ntiba yamukubise ubwo bose niko bisunganije n'ubundi bati nimuze mwese mwigire hano ambilanse igiye kuza ibajyane kwa muganga ambilanse rero yaje n'ubundi umugabo nawe uwo mudamu n'uwo muhungu wundi bahise bakora ubutabazi bwo kubageza kwa muganga hanyuma ubwo n'ubundi akarere nako kahise kohereza imodoka iza kujyana umurambo n'ubundi bawujyanye mu ijoro byari nka saa moya n'igice aho saa mbiri gutyo ubwo bamujyanaga ikiza ibintu byatubaye ibibazo byatubaye nk'uko nyine twabibonye n'ubundi ikindi kintu twabikorera nk'abaturanyi icyo kubwo nyine turi gutabarana nk'uko kose muri kubibona n'ubundi bagira ngo bajye kugira gutyo baje kumushyingura hanyuma umurambo waje wa nyakwigendera umurambo bahise bawuzana nka saa tatu saa yine umurambo wari ugeze hano abo bandi ntacyo babaye abo bandi nabo bahise bagarukana barahari umwari na hano ndi kumubona umugani mwari hano yego hanyuma se hari ibyo abantu bibaza ngo byanga byakunda ngo aregenga inkuba bazitererezanya nawe urabyemera njyewe ntabwo ntabyemera nuko ari ahantu hose no ku maradiyo turi kugenda tubyumva kandi nubwo ntibyabaye aha honyine na Sakara hari aho byabaye abo bana bari mu bitaro n'ubundi Sakara ko batapfuye Sakara mu kaye mu mudugudu Nimuwe mudugudu we oya Sakara baba muri Nyango naho bita muri Nyamirindi ubwo ngo hari n'umwana yokeje igihande kimwe bari kwa muganga nawe ubwo byabereye rimwe kwibaza se byaba ari nk'ibintu by'umuntu uvuga ngo yaterere wese waterera ibintu impande zose uretse ko wenda yavuyemo agapfa n'ubundi ariko urumva ko ni ikibazo nyine sinzi ikintu turi bugumye gukora bakubwira ngo dukupe imiriro tuzimya amaradiyo ariko hano ikigaragara cyo ndumva n'umuriro bari bawukutse ntako batari bagize ubwo sinzi ikintu twakora murakoze cyane
ugerageze wongera ijwi twagira ngo tubwire uko ejo byagenze nuko wasanze nyakwigendera ameze. Ni karibu. ejo yarakubise nyine ikubise ubwo hari umwana wari mu rugo nawe mbonera mutereye hariya ariko ntacyo yabaye mu rugo iwawe. ariko noneho abana baza barira bambwira ko Imana iragena umugore wuriya umugabo we ko bapfuye nza n'intege nza kureba mpageze noneho ndahungiza abantu umuntu urabona ko rusapfa ahubwo uwamusanze ameze ati yamukuye ku buriri imwandika ku itaka nasanze yapfuye byarangiye. ase ko bajya bavuga ngo umuntu inkuba yakubise baramugangahura mwamukozeho gute byagenze gute? none se bamugangahura nyine imiti babizanaho bagangahura aho yari ari nyine ariko noneho nise ko yari yapfuye twari gukora iki? nese ubanga naho byakozwe abaganga baje nese imiti ya kinyarwanda igangahura ntibaho. Mbo ubona iki kintu cyo kuba icyorezo cy'ibiza by'inkuba bigiterwa n'iki? iki cyorezo rero ntabwo wamenya ikibitera mwese ubu twakibwirwa n'iki ahubwo abantu bari kwifasha ahari ngo n'imiriro batwara ibintu biri kuza gakubita kuko n'ibitara byose byazimye. Gusa amashanyarazi akabura yakurura ikubita ry'inkuba kuko tabizi se ko nabyo byatuyereye. none se mwe mujya mwemera ko abantu nk'ubu bundi bazitererezanya? ntabyo twemera y'inkuba yagira zigakubita nta kundi wikubise ikamujana. Akoze harya wari ufitanye isano nande? uyu ni umuhungu wanje undi ni umukazana wanje nyine. Akoze nitwa Mukatangashakiye Forotine. Forotine uri umuturanyi wo kwa Marite? ahubwo wagiye umuvandimwe wanjye hafi aho ngaho. Ni umuvandimwe wawe? tubwire mwakiriye mute? Nandi kubaza ngo mwakiriye mute urupfu rwa nyakwigendera? kurwakira byatangiye nijoro akira wapa ariko nta bindi twakongeraho Imana niheruko ridashira. hanyuma se aba bana bari kuvuga ati afite abana nta bushobozi kuko se uyu muryango n'ubundi ubayeho mu buryo bwo gushakisha nta handi hantu bakura? Yarabayeho mu buryo bwo gushakisha kandi n'uyu mukobwa nubwo ari umuvandimwe wanjye wa hafi yari ameze nk'umwana w'imfubyi ni umwana twareranywe nzi neza. hanyuma ubu aka kanya n'icyo wabasabira mu buyobozi? Babasabira ko babera ijisho bakafasha Martine bakorera aba bana b'imfubyi ukabona ko bakiga bakanambara natwe twese nk'umuryango tuzajya tumureba turebe uko abana babayeho. Urakoze cyane. nitwa Nzirurira Innocent. Akagari ka Muzingira umurenge wa Mutendera. Yego. Uretse nta kibazo weguka nta kibazo wowe. Yego. Nta kibazo noneho tuganira umbwira. Yego. Ubwo noneho njyewe ejo nari nicaye mu nzu kwanjye hariya nari nicaye. Habaye ibyago ni kwa murumuna wanjye. Ubwo nagiye kubona mbona umurabyo urakubise. Umurabyo ukubise ibishashi bimfata amaguru ariko ntabwo byazamutse ngo bigere mu mavi. Wowe bigufata amaguru? Mudamu wo kwanjye ngo mbwira ngo ibishashi ngo byagenze biti ngo yarakubise bitangira. Yewe nari nicaye hariya mu nzu hariya kwanjye hariya muri salo n'umudamu wanjye n'umukobwa wanjye twicaye muri salo. Noneho ngene nicaye ku ntebe ya karambi n'umukobwa wanjye yicaye ku ntebe ya karambi iruhande rwanjye ariko nyina yatwitaruye yicaye hakurya yanjye. Noneho ubwo umurabyo ngo umurabyo ukubise ibintu ngo turi biba biraturitse. Bimaze guturika umugore wo kwanjye yaguye nka hariya ariko njye nsigara nicaye ariko ibintu by'amashanyarazi biramfata bigarukira. Noneho ubwo umugore ahazazanzamukira arambwira turabizi ati igihe amashanyarazi aramfashe pe nandamusubize ntariko ntiyinkubane ntabwo igiye ubusa. Maze kuyimubwira gutyo umwana w'uyu murumuna wanjye abaraje urugi rwe rwegetseho abararusunitse abadusanze muri salo ati mama yarapfuye.
ubwo nahise nsohoka nanjye vuba vuba, yakoze ubutabazi vuba vuba, imvura iri kugwa yari ikigwa, ariko iby'inkuba byarangiye, mitangira mu cyumba cya murumuna wanjye, ndamubaza imeze bite, ati umugore wanjye arapfuye. Noneho ubwo murumuna wanjye asanga yasaze, ati umusaya umwe, urutugu, itako ryose n'ibiri kugera mu mano, ati ibintu bimereye nabi. Ati umugore wanjye arapfuye. Umugore yari aryamye kuri matora yubitse inda, inkuba yamukuyeho imujugunya mu rugi, njye namuteruyeho, maze kumuteruraho ndongera musubiza mu kiryamo cye, maze kukimusubizamo ndakorakora hano mu gatuza, nkumva gishyushye, aka gatema kari kugira ngo gutya ameze gutya do. Ubwo noneho nijye jyenyine, nta muntu wari wakahageze, abandi baje nyuma. Uko ndi gukizanira uwo mudamu, umugabo we nagashaka kungurukana, nawe nkatsindagirira hasi kuri matora, ati ndapfuye, ati amashanyarazi aranyishe. Ibintu biranyobeye muri iyo mvura, cyoko ngiye kugira gutya mbona abatabazi baraje, barimo n'uyu mugabo n'umudamu we n'uwo munyabuzima baramfasha. Ubwo bimaze kurangira, ariko mbere y'ibyo batarahagera, uriya mukecuru uri kuza ngo uriya niwe waje afata, ubwo ni umukazana we, agera gutya ahitaho kwagukanura, ahita aba gutya. Ageze aho ababaye ngo ka kantu kageraga gutya kaba karahagaze, bitararangije. Nguko amakuru yanjye mfite nayo ngayo. Ariko tubwize ukuri, mwe muri gutekereza yuko izi nkuba ziri mu murenge wa Mutendere ziri guterwa n'iki? Saba guzaterwa n'ikira. Hari inkuba twita ngo nizihe intererezanyo, ibyo turabyumva, ariko ntabwo najya guhamya ngo iyi nkuba yaje ari intere, ari gaterere, ntamenye wayitereje uwo ari we, icyo gihe naba mbeshye. Ariko ubundi zitandukanira he? Zitandukanira he? Iyi nterezanyo ari niyizanye, byose byitwa inkuba. Ariko ntabwo nakubeshya ngo bitandukaniye hehe, kuko byose biturika kimwe. Tubwire ese nawe koko uremera yuko kuba izi nkuba ziri gukubita cyane cyaba ari ikibazo cyo kuba hari ibibazo by'imirinda nkuba ataba ku mazu ariho amashanyarazi? Nese tutabyemeza kuba inzu zose zasinutse n'imvura bikaba byanaguye, kandi mbere bitabaga gutya bitumare abantu bose bari gupfa bakwiswa n'izo nkuba, mbere zabaga ariko ntabwo zicaga gutya pe. Koko niba bishakira iminda nkuba bashiye ku mazi, ariko rero njye nabonye atari nabyo. Iwanjye yankubise iminda nkuba gurahari, ko yankubise se ko ntapfuye. Nawe yigeze kugukubita? Yigeze kunkubita. Byari ubwo ngubwo umwaka usize igihe yari hanitse ko yarahitse, imvura ihitse, hari igiti cyo kwirendo wanjye cy'intusi mu ntusi za leta, yarahacukuye irazamuka ikwita iminda nkuba isaga mu gikoni, indambikande nto bankuye. Burya inkubi yegukubise iragufatika kuvana aho wari uri kujyana ahandi, ikakujyana ahandi. Nuko ubwo barambura ndakira. Tutabeshye ngo wumvishe wari umeze utiri gukubita, gukubita kuba wapfetse Imana ikiza, irakubita nyine kuba n'umutima wavuyemo kuburi igicucu bitintuza gusa, ndetse Imana ikiza naho bombi. Nanjye ari nkubise, twe turi ahantu mu muryango. Inkuba yareba kubise namwe muri mu muryango. Ye kubona twumva inkubira kubise kumva ko njye ari cyo cy'umutima, inkubi kwita amaguru, ikubita hasi, nagize umutima yawucanye, abantu bahari baratwikirira. Nuha kugera iwacu abandi bantu bagize bakometse bahiye. Bangahe? Bane bari mu bitari Kibungo. Bane? Yabakubise umwe yamutwitse yahiye n'imyenda irashya, abana basize bari kuvuga ngo nta nugora bako. Bane batatu, umugabo batatu n'umugore.
byari bane nuvuga ngo harimo n'abantu bakuri inkuba yakubise bakuru benshi abantu benshi bapfuye basize ntabwo ari umwe ariko uyu murenge ntufite ikibazo umurenge wa Mutende ufite ikibazo pe niyo mpamvu rero wasanga mutaheruka gusenga cyane turasenga pe turasenga ariko twabuze ibintu byabayemo pe ese ubundi mwebwe iyo mutekereje mubona izi nkuba ziri guturuka he ntabwo twabwirwa niko turazikubita gutyo kubwira kuba kugira ngo wagwe akazi zo nkuba bafungure insengero ngo dufungure bafungure insengero dusengere se tukakora ikiburiye muzabanze mwuzuza ibisabwa muzabanze mwuzuza ibisabwa byo leta isaba nitutabibonye abantu bagashira none ubwo bazasengera abantu bapfuye ku kibazo bari bavuze bari bakomeje ku kibazo cy'uko hatanzwe imirasire imirinda nkuba ku mazu yahabwaga amashanyarazi ese koko bagendaga basimbuka amago ntabwo namenye ko nawubonye hari n'ahandi yacukuye inzu mu nzira itakurira pumura inkuba yakuye ngo gisite yacukuye mu cyumba mu nzira hatakura hakujya iwacu iratakura irapfumura inzu ica mu gisenge cy'inzu irapfumukira agenda ubwo rero ntitwamenye ibyari bikubitera ntabwo tubizi rwose ariko ngo nkuba imeze nk'igisake niko bimeze abakibona ngo ni nk'igisake none se wenda wowe wahuye nayo sibyo wowe wahuye nayo yaragukubise wayibonye ko kari isake nabonye ari ikintu kimeze nk'igisake ariko ntabwo ngo nahise mpera kintera hasi bose nakibonye se ko n'isoko isake ko cyahise kirubita intera hanze mu mbano y'abandaruye humura niyo mpamvu bavuga ngo ukize inkuba arayiganira ubu nawe uri kuyiganira ariyo nanzi ko mpfuye ku mutima wari wagiye abantu baratwikira rwose yakubise amaguru nikubita hasi mu bito yawujyana leta ihora ishishikariza abaturage kuba hari uburyo bagomba kugira ibyo birinda igihe imvura iri kugwa ibyo bintu murabizi ese ko batubwira ngo tujye tuwukupa ko bose itagiye guza turawukupa kandi n'ahandi niyo turawufunga umuriro ntabwo wongera kuwucana ngo ubone nabo barawukupa rero tugafunga yego zatewe n'iki noneho rero urakoze cyane yiga amakuru yanyu turi hano kwa nyakwigendera kwa Marite ahabaye ibyago dore twumva ko hari n'ahandi biherutse kuba tubwire iki kintu wacyumvise ute inkuba nyine byari nko mu saa saba imvura irahika ariko unandeba byari nko mu saa saba ubwo imvura irahika ko yagahitse umuntu yari yugamye mu nzu ari kumwe n'undi muhungu inkuba irakubita ica mu rukuta muri fondasiyo irazamuka ihitira ku ihene ihita iyica ariko wa mumama na wa musore ntabwo bapfuye ibyo ni ibintu mwiboneye mwebwe n'amaso nk'abaturanyi be byarabaye rwose mwatekereje ko byatewe n'iki se twebwe nta kintu twatekereje usibye yuko twavuze ko ari ibintu hanyuma se kizi nkuba mu murenge wa Mutendere numva zabaye nyinshi cyangwa haba harimo za nkuba z'intererezanyo hako mujya mubyumva tubyumva ariko ntabwo tubyemera none se ko bavuga ko ahantu inkuba yakubise hagangahurwa icyo gihe nimba yarahakubise hari abantu baje kuhagangahura barahagangahura tusobanurire nyine nyine uwo muntu araje yashatse umuntu ugangahura araza arahagangahura aho ya nkuba yakubitiye aragenda naho inkuba yanyuze itanyagura ingemo n'igiti byose arabigangahura ariko ubundi namwebwe mujya mumenya gahunda yo kuba amazu twayazirika ibisenge tugashyiraho imirinda nkuba inaba bijya bibaho none se kuki zihibanda bibaho kuko no ku za SMS MTN gikora kuzirika ibisenge hanyuma mwebwe mutekereza se ko biterwa n'iki twebwe ubundi bajyaga bavuga yuko ahantu inkuba ikubitiye ngo hari ibintu biri kuzikurayo cyangwa se n'ibindi bintu nazi burya ni ukuvuga ngo iyi nkuba ikubise ahantu hari ibintu biri kuzikura mu butaka kera bajyaga bavuga ngo hari ibyo zikurayo cyangwa se ngo akaba ari nk'amagineti ngo ziba zihari mu kirere ngo zacikiranye ngo wenda igakubita hanyuma ukuri kwanyu mwebwe mwemera ibihe twebwe twemera nyine ko ari ibintu biba Imana yabishatse harya ngo akagari gaherutse gukubitwamo mu kagari ka Kibara umudugudu wa Rwanda nakoze